yabwira abantu bitwa abahanuzi bagenzi banjye rwose nukuri abahanuzi bagenzi banjye bari kubeshya bakagenda bateka umutwe barya amafaranga y'abantu amafaranga bari kurya bagiye kuyaruka ibyo abandi bariye bagiye kubiruka kuko muri iyi minsi ibyo bintu bireze birakabije muri iyi minsi amusambanyiwe ubeshya abantu ngo uruguhanura ariko uri umusambanyi ubeshya abantu ngo uruguhanura ariko uri indaya wa mugore we wa mukobwa we uri indaya Imana yarabibonye Imana yagize ute yarabibonye mbonereho no kugusomera iri jambo nje nababwiye ngo njya nkunda gukoresha ubuhanuzi ariko kira igihe cyarageze rero hashize nk'umwaka n'igice ndi umusazi Imana irankiza babarakore bahita bambwira bati rero ngwino mu nzu y'Imana biriya mwamenyeye kubamo ngo muri abagatulika ngo nubundi ati ngwino mu nzu y'Imana kuko Imana yaravuze ko uzakira none dore nubundi iragukijije nkuko yabivuze ngwino nawe uyikorere nibwo buryo rero nahise njya muri ADPR nakira gakiza madamu nawe abonye ukuntu Imana inyijije nari umusazi kuko nawe yari yarasubiye iwabo kubera gusara ubwo tukagenda tukajyana za sombe tukazijya zonyine nta kindi kintu kiruhande rwose nta n'amavuta kubera igihe twari turimo ariko tugashima Imana tukavuga ngo Mana ushimwe kuba uduhaye izi sombe ubihererwe icyubahiro ubwo rero twakomeze kubucamo cyane bigera n'igihe noneho tugera mu bukene bw'imyenda igihe kiragera tubura n'imyenda yo kwambara mu by'ukuri kandi dukorera Imana kandi iyo Imana iri kukwigisha niyo ugiye gusaba akazi mu by'ukuri ntabwo wakabona ijwi ry'Imana riramamagara ngo Vedaste 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 iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagukuye mu muryango w'abapagani ngo hagakiza iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagukijije uri umusazi iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagutangiye ugiye kwiyahura iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wakugaruye ku murimo wanjye iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wavuganye nawe cya gihe muri za nzozi ngo garuka mu murimo wanjye none ndashaka kukugira igikoreshwa ukankorera umurimo wanjye nk'uko nahamagaye Pawulo agakora umurimo wanjye nanjye ndashaka kugira ngo uzankorere umurimo wo kumvugira ubutumwa bwiza kandi nzabana nawe nzakorana nawe iryo jwi rirambwira ngo nzaguha umugisha iryo jwi rirambwira ngo yuko gukorera Imana nta ntambara zibamo ariko iyo ukorera Imana Satani arakwataka akakugabaho ibitero mbonereho no kubwira abantu barimo bakorera Imana bajya kubona bakabona barahura n'intambara bakibaza batari ko se izi ntambara duhura nazo kandi Imana ikavugana natwe tukabona ibimenyetso n'ibihamya by'uko Imana iri kumwe natwe ibi ni ibiki ni ngombwa kugira ngo intambara uhure nazo kuko izo ntambara nizo zituma waguka izo ntambara nizo zituma ukura ukagera ku rundi rugero utakagombye kugeraho ubwo rero uri hafi nakwereka ngo usuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeho ku buzima bwawe bwose ni Benepo nk'ibisanzwe uyu ni Umusaraba TV ndagusuje rero ahereye hose mu mpande enye z'isi abari mu gihugu cy'u Rwanda amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengera bwaryo mwumve ko tubasuje kandi intara ya gatanu ntabwo njya nyibagirwa ariyo diaspora mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uyu ni Umusaraba TV rero kora subscribe nimba utarayikora ariko kandi nimba warakoze subscribe navuga ngo uyu ni umwanya wo kugira ngo ushimire
kandi nubona ibiganiro ukuntu bikunze jya wihangana ubisangize n'inshuti zawe kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare bugere ku bantu bose. Nta kindi kintu kingenza hano, nta kindi kiba cyatumye mvuga gutya, ni ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bose bamenye ijambo ry'Imana, bamenye ukuri niko kuzaba batura. Kandi uramba mbivuze mpanuye mukabikira nanjye njya hano nubwo ndi umunyamakuru makuru ariko njya mpanura ubwo majya nzajya kuri kamera ngo mpanuyemo mumenye ukuri niko kuzaba batura. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, mutumishi wa Mungu guturuka Musanze, Vedaste. Turakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Uraho neza? Yego. Kamwegere haye ndabona utari komera cyane. Turakomeye. Musanze muraho? Musanze turaho. Imvura yaraguye. Ubu rwose imvura iri kurwa nta kibazo. Umeze neza cyane. Tumeze neza cyane. Naragukunze cyane, warabibonye? Nanjye nuko naragukunze cyane. Yego. Mu mwuka mba mbibona. Kuko buriya uri kumbeshya nabibona. Buriya uretse wenda ko abantu b'iki gihe wenda bavuga ngo turi mu mwuka babeshya, ariko iyo uri mu mwuka neza nanone urabizi uri mu mubiri, ubundi biravanga umucyo n'umwijima ntibihura, ntago twahura. Imana inkomeze rero igukomeze. mujye munsengera. Njya gusengera. Imijugujugu bari myinshi. Uyu musirikare ubundi agaragarira ku rugamba niko bimeze. Utahuye n'urugamba ntabwo uri umusirikare. Abantu baragukunze ku Musaraba TV, bakunze ubutumwa bwawe, waruhanuzi watanze, abantu benshi barahindutse, abakomenti hari koro naciye bampamagara, ndakeka nayo hari abantu baguhamagaye cyane rwose cyane. Ese iyo ubona message uri gutanga, uri gutambutsa Imana yo kunyuzamo, abantu bari kuyakira nk'uko Imana yaguhaye? Ubundi ni ukuvuga ngo nta kibazo, kuko mba mbibona nkabona abantu bakurikirana rwose ubutumwa bwiza. Hari abamamagara bakasaba kubasengera no kuri telefoni. Urabona hari abari muri Canada, hari abari mu bihugu bitandukanye, njya mbona bamamagara kandi ibintu bikagenda sawa sawa. Ariko ndasigaye mvuga ntago mba ndi kandi ntago mba nagiye mu mubiri, sigaye mbwe abantu bateze amatwi, aba bakozi b'Imana mubona Imana ibikoresha bajye bagura n'agasukari munywe n'amazi. Yes. Ntago ndi mu mubiri, bajye mama bahaye ibintu by'umwuka nk'aho uvuye Musanze, bajye bagukubita bagwe n'amatekiro umukozi w'Imana. Buriya abantu bashaka kubyanga. Buriya muri iyi minsi abantu bateka umutwe, barangiza bakavuga bati rero muzana amafaranga tubasengera. Ariko ni ukuvuga ngo bikuvuye ku mutima. Bibiliya iravuga ngo ntuzabahereza amazi mu gakombe, ngo amazi akonje mu gakombe, ngo ntazabura umugisha. Ni ukuvuga ngo bikuvuye ku mutima, ukavuga uti uyu mukozi w'Imana reka muhereza amazi yo kunywa, nagera kuri Nyirangarama ari gutaha i Musanze, azagenda n'ubundi afate n'akaji. Yes, afate n'akaji akanywe, nanjye azasabira umugisha. Rwose biremewe kandi rimwe na rimwe Imana ijya ibyibukira no ku bantu. Wakwihanganye se mbere ko twinjira mu kiganiro ugatanga nimero ya telefone yari kuri mobile money? Nimero yanjye ya telefone iri kuri mobile money ni 078 54 52 369 078 54 369 niyo nimero iri Munyarubuga Vedaste. Inshuti bavandimwe muduteze amatwi, murabizi ko ibintu ari ubwa mbere mbikoze, nanjye nsigaye iyo ubana n'abakozi b'Imana, wo umukozi w'Imana, abana n'abahanuzi ko umuhanuzi, abana n'abapagani ko umupagani. Ndi kubana n'abakozi b'Imana, nanjye mu minsi mike ndi umuhanuzi rero ko mbana nabo. Icyo ubana nawe usa nkawe. Niyo mpamvu rero maze ko nakunda kubikora, ariko nimba bije mujye mikokiza gutyo. Ikintu itangazo ryo ngiye gutanga hano ku Musaraba TV, umuntu uzi ko yaka amafaranga bamusengere, ngo manzo amafaranga ngo mbone ubugusengera, ntago nzamwakira hano. Wapi nukanamwakire. Mfite n'ubutumwa bw'abantu bameze batyo. Buriya Imana yarambwiye ngo ije kubonana n'abahanuzi bari kugenda bibisha ubuhanuzi babeshya. Umuntu akakubwira ngo harimo n'abantu bagenda yagera nk'iwawe agakopera ibintu, yarangiza agahanura ibintu yarabibonye, kandi ubwo akaza
akaguca amafaranga, buriya mu buzima bwanjye njya nkunda kubivuga, ndi imbere ya kamera n'abantu banzi barahari, niba njya nkunda gutanga umugabo nkatanga umugabo nkavuga ngo Imana yo mu ijuru aba ariyo mbese iducira urubanza. Niba hari umuntu nasengeye njyewe nkamwaka amafaranga, ndi imbere ya kamera, Imana izabimanire, kuko ngiye sengera abantu, Imana iri muri njye igakora ibitangaza rwose. Imana irakora pe, irakora, ni byinshi ikora, ariko njyewe icyo cyaha nanagikoze Imana yabinziza. Ariko nanone buriya Imana ntiwamenya uburyo ikora, hari igihe usenga wayakona ukabona nubwo utamuciye amafaranga, ariko Imana yakora igitangaza ukabona umuntu rwose aravuze atari kuno mukozi w'Imana. Sinababwiye ukuntu hari igihe kimwe nigeze mura n'iminsi mibi, nkasengera umuntu uri muri Amerika mpagaze mu gihe kibi cyane kingoye, hari umuntu uduhuje, ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye hashize iminsi nk'itatu, ati Imana yakoze igitangaza wa muntu wasengeye nk'uko wabimubwiye. Nuko ngiye kubona mbona arambwiye ati hari akantu yampaye ngo nkaguhe, mbona mpereje 50. Buriya kumva 50 wabona ari bikeya, ariko muri icyo gihe njyewe ayo mafaranga yambere menshi kuko nari mu bihe bibi bigoye cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo namusabiye umugisha, ni rwose Uwiteka Imana aguha umugisha. Ni byiza rero ko dukora umurimo w'Imana, kandi burya gukora umurimo w'Imana njya nkunda kubivuga. Yesu hari ijambo yavuze, aravuga ngo wemere umuhanuzi ngo azabona ingororano y'umuhanuzi, kandi ngo uwemera umuvugabutumwa ko ari umuvugabutumwa akamwemera nk'umukozi w'Imana, nawe azahabwa ingororano y'uko ari umukozi w'Imana. Buriya hari abantu bazahabwa ingororano, nujye kubona ubone abahanuzi niba bari guhembwa, ubone nawe uhamagawe mu bahanuzi, uti none se ko njye ntari umuhanuzi, none se wagize ngo iyi kamera iyo tuje ukaduha umwanya wo guhanurira kuri kamera tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza bakihana, wagize ngo nuba udufashije ivugabutumwa. Buriya njya senga nkavuga ngo iyi kamera cyangwa se iyi cano Umusaraba TV, Imana ijye iwuha umugisha, ko ntabwo ari benshi bemera ibintu by'Imana, ariko kuba mwarahaye karibu ijambo ry'Imana ngo ritambuke, Imana ijye ibaha umugisha rwose. Aha ni ijambo ry'Imana. Vedaste, izina Yesu cyangwa se izina Imana katubivuge gutyo, ino minsi ribaye icuruzwa, abantu bari kuririsha abahanuzi bagenzi bawe, tuzamenya gute umuhanuzi muzima n'utari muzima? Biravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo, ariko umuntu ashobora kubona kuri kamera gutya bati ni muri ba bandi bari gukoresha izina Yesu kugira ngo bagire ikintu bakura mu bantu, kwa amatekinika tuzamenya tuzatandukanya bati. Noneho uzi n'ikindi se, Bibiliya yo ibivuga neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, hari aho yageze aravuga ngo rimwe na rimwe ngo bigira nk'abakozi by'Imana, ariko ngo imirimo yabo ikaberekana uko bari. Buri uretse ko abantu benshi baba batitegereza neza, ariko uriya muntu wamugenzuye buriya wamenya niba ari umukozi w'Imana cyangwa atari umukozi w'Imana. Icya mbere buriya abantu bajye bagira naho bava basome na Bibiliya, buriya hari igihe ujya kubona ukabona umuntu araza papira ibintu mu mutwe gusa, ariko njyewe buriya no mu buhanuzi bwanjye nkunda kugendana n'ijambo ry'Imana. Nk'ubu ndimo hari ikiganiro mfite, nuko uyu munsi mfite ibintu byinshi, urambajije utese umukozi w'Imana utari kubeshya twamubwirwa n'iki? Niyo mpamvu uyu munsi njyewe ntabwo waruzi ibyo turi buganire, ariko njye uyu munsi niyemeje yuko ndi butanga ubuhamya, ko abantu babona manura, abantu babona mvuga ijambo ry'Imana kuri kamera, ariko ntibazi ngo Vedaste ni muntu ki, ntibazi ngo mbese Vedaste yaje aturutse. Uyu munsi rero nashatse kugira ngo sobanurire abantu Vedaste uwo ari we, kuko hariho igihe umuntu aza akavugira ibintu imbere ya kamera, wajya kumva wa muntu wari urimo avuga Imana, ukumva ngo afite abana mu gasozi, ukumva ngo afite abagore 2, ukumva ngo nuko. Niyo mpamvu naje gusobanurira abantu, manurira nabo mbwiriza bakamenya Vedaste uwo ari we. Yes. Reka no duhiniye aho ngaho gatoya, twinjire mu kiganiro, tubwire Vedaste ubundi ni muntu ki, yaje aturutse heze n'ikimanuka, ibyo bidusobanurire
no minsi abantu babahanuze kubatera imijugujugu bamereye nabi. oya kuyibatera birakwiriye ko nese na Yesu rega na Yesu barayimuteye niko bimeze. Uzarebe uzasome na ba Yeremiya uzasanga bose baragiye bahura na kugeze ariko wowe njyewe se uretse ko njyewe byose mbifata nk'ubusa buranje niyo waza ukanuka byo njyewe ntago mbiha agaciro kana batangiye kuyikugera. Nanone hari Imana mu ijuru, hari Imana hari ibyigenda iturisha bigatuza. Nese ntabwo sinagiye mbona wa muhungu Theogene baragiye baza kumusaba imbabazi, baje bakumara kumusaba imbabazi imeze na nagiye mbibona nkabona bari kumusaba imbabazi. Buriya nukuvuga ngo iyo utikoresha ukaba uri igikoreshwa cy'Imana, Imana akaba ari yikorera muri wowe atari ukuza guhimba ibintu nk'ibinyoma biri iki gihe. Nje nababwiye yuko ari ijambo ntinya cyane kandi ngira ngo Nepo mu gihe cyose tumaranye ako kantu nkunda kukavuga kuva nasoma Bibiliya. Hari ijambo natinye, ijambo riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 7 murongo wa 22. Rya jambo rivuga ngo beshi kuri uwo munsi bazambwira bati mwami mwami nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, tukirukana abadayimoni mu izina ryawe. Ngo umwami ababwira ati nimwumve imbere nkankozi zibi bimwe ntabwo nigeze mbamenya. Buriya njyewe nagahanura ntabwo ari ibintu byo kwiratana ngo nuko ndi umuhanuzi nakabwiriza abantu bagakizwa, ntabwo ibyo ari ibyo kwiratana ngo njyewe ngo ndi umuvuga butumwa ngo abantu benshi ngo barakizwa. Oya, nukuvuga ngo ahubwo hari ikintu kimwe njya nkunda kubwira abantu, mwene data uneze amatwi aho uri hose. Ikintu cya mbere cy'ingenzi no kumenya ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera yuko wahanura ibitangaza bigakorekeka, wanabwiriza n'abantu benshi bakihana, ariko ukabikiraro. Buriya ikiraro, ndashaka kubwira abantu ikiraro burya kibasha, ikiraro imodoka zibasha kucyambukiraho ariko ntabwo kivanaho kiri. Cyangwa icyapa kirangira umuntu, niba uri kwerekera nk'Iremera, icyapa kikakwereka yuko uyu muhanda urakugeza Remera, ariko ntikibasha kwikuraho kiri. Ndabwira abantu bitwa abahanuzi bagenzi banjye, rwose ni ukuri abahanuzi bagenzi banjye bari kubeshya bakagenda bateka umutwe barya amafaranga y'abantu. Amafaranga bari kurya bagiye kuyaruka, ibyo abandi bariye bagiye kubiruka, kuko muri iyi minsi ibyo bintu bireze birakabije muri iyi minsi. Ariko Imana igenderera abantu rwose ibagenderere, kuko Bibiliya narayisomye irambwira ngo umuntu wese Imana izamwitura ibihwanye n'ibyo yakoze. Biravuga ngo ibyo biba nibyo uzasarura. Nuvuga ngo rero niba ubiba ibyaha muri wowe, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umenye ngo nubwo uriye iby'abandi ariko urupfu rurakwegereye. Ahantu merutse kugera mbwira abantu, ndababwira ngo burya Imana yamaye ubutumwa inyereka abantu bari gusamba, hari abantu b'abasambanyi. Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo bari abasambanyi. Ubundi ijambo ryitwa gusambana, urumva harimo inshinga yitwa gusamba. Buri umuntu uri gusamba, urumva kubera ko ari babiri bari gusambana nyine. Yes, nuvuga ngo bari abantu bari gusamba, bari gusamba, ubundi bari gusambana nyine, uri kubyumva, ariko bari gusamba. Ubundi iyo umuntu ari gusamba aba agiye gupfa. Wamusambanyiwe, ubeshya abantu ngo uruguhanura ariko uri umusambanyi. Ubeshya abantu ngo uruguhanura ariko uri indaya. Wa mugore we, wa mukobwa we, uri indaya. Imana yarabibonye. Imana yagize ute? Yarabibonye. Mbonereho no kugusomera iri jambo. Nje nababwiye ngo njya nkunda gukoresha ubuhanuzi, ariko yes, reka iryo jambo riboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice byaho ni 32. Ndisomere aba bantu bari gukora ibyaha
n'ubundi bihishe mu nzu y'Imana. Haranditswe ngo Gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo waho ni umurongo wa 18, umurongo waho wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Haranditswe ngo igitare wavutseho nuko ikibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari abigihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Imana itugire neza cyane. Urumva ijambo ryatubwiye ngo igitare wavutseho nuko ikibuka. Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo, kuko ari abigihe kigoramye, ari abana batarimo umurava. Mwene data uneza amatwi, Uwiteka yarabibonye. Wabikoreye munsi y'umuhanda, ariko Uwiteka yarabibonye. Wagiye muri loje, ariko Uwiteka yarabibonye. Hahandi wagiye batakuzi, ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ugasambanirayo, Uwiteka yarabibonye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kugira ngo wihane icyo cyaha, ureke kwiyoberanya, kuko Imana itari yagukoreza isoni imbere y'abakirisitu. Ntabwo urakamenya igitsure cy'Imana. Imana igufashe. Reka dusenge Imana. Nababwiye ngo uyu munsi ndibanda ku buhamya bwanjye, abantu bamenye ngo Vedaste ni muntu ki, batazayabona mbabwira ko muri iyi minsi naje kubwira abantu, mbabwira ukuntu Hana yasengaga, ngo agasenga Uwiteka asengana umubabaro mwinshi cyane kubera ikigeragezo yaragize ute yari afite. Ariko noneho nubwo yasenganaga umubabaro, mu yandi magambo Hana yari umunyamasengesho, ariko ntabwo abantu benshi bari bazi ko Hana ari umunyamasengesho. Ntabwo abantu benshi bari bazi yuko Hana ari umuntu usenga Imana. Ariko njya nkunda kubibwira abantu, hariho ubwo umuntu asenga akaba ameze nk'umuntu wihishe. Umuntu agasenga ariko ameze nk'umuntu wihishe, umuntu akavugana n'Imana ameze nk'umuntu wihishe. Ku ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Hana yasengaga. Noneho ngo rimwe ngo umutambyi ngo abona ngo Hana ngo iminwe irimo kunyeganyega, ngo umutambyi aravuga ngo uriya Hana ngo yasinze. Ariko Hana avuga ati ntabwo, umuja wawe ntabwo nasinze. Uzi ko ari igihe umuntu asenga ukaba uri aho ngaho ku mudugudu runaka, ku itorero runaka, uri umunyamasengesho, pasiteri atazi ko uri umunyamasengesho, ariko Imana ivugana nawe, Imana igusanga ikakwereka n'ibirabera mu iteraniro. Rimwe na rimwe abantu bazi yuko wenda iyo umuntu asenga, kwa kundi abantu bishyira imbere bakagaragara nk'abantu b'abanyamasengesho kugira ngo abantu bakumenye, ibyo ngibyo no. Hari umuntu uvugana n'Imana yihishe. Nanjye nibwo buryo, uretse Imana yanzanye kuri kamera, ntabwo njya nkunda kwishamangaza mu bandi ngo bamenye ngo ndi umuhanuzi, ngo bamenye ngo ndi uyu n'uyu. No, ntabwo ngewe ari uko nguko nteye. Njya nkunda kuvuga ngo ngewe Vedaste nzayinambaho. Iyo ndebye sanga nkunze gukora uburyo butandukanye n'abandi cyane. Ariko mbere yuko tuvuga ubuhamya, reka tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimira imbabazi watugiriye n'urukundo wadukunze, kandi urukundo rwawe rwatumye twitwa abana bawe. Ubu turi abana bawe, niko ijambo ryawe ribivuga ngo ariko uko tuzasa ni kurerekanwa, ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Reka rero uyu mwanya tugushimire ko wabanye natwe mu rugendo twakoze rutari rugufi tuzana Kigali. Mwami, nukuri n'urugendo rurerure. Data wa twese tugenda tubona ibibazo byinshi mu muhanda, ariko twebwe ukaturinda. None rero Mwami Imana, wanyohereje kuri iyi channel Umusaraba TV kugira ngo mbwire abantu ubuhamya bwaho wankuye, n'uburyo wampaye agakiza, ndetse mbwire abantu ubuhamya bwaho ugejeje ukora, n'uburyo ndimo nkorana nawe. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, ni byiza kubera yuko ubu buhamya
hari benshi witegereje ubona bazafashwa nabwo, kuko aho wankuye hari abandi bahari, inzira nanyuzemo hari abazihagazemo, ariko ndasenze kugira ngo ubu buhamya umuntu wese uzabwumva azabashe gutekereza, amenye neza yuko nta hantu utavana umuntu, nta n'ahantu utamugeza, kandi nta n'ahantu utageza umuntu kubera imbaraga zawe, Mwami Imana Nyiringabo. Reka abagiye kumva uburyo wari umusazi ari umukozi w'Imana, abagiye kumva ibitangaza wakoze, Mwami Imana Nyiringabo, ni ukuri ukabinkorera byari bitoroshye, abandi bagapfa ariko nge nkarokoka. Mwami Imana Nyiringabo, ni ukuri ubu buhamya uzatere benshi guhimbaza izina ryawe, nicyo cyatumye wemeye ko mbicamo, urandokora Mwami, kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki uzakomeze benshi, kuko Mwami warambwiye ngo icyatumye wemera yuko nyura muri ibyo byose kwari kugira ngo nzabe umuti wo kuvura abandi bantu bawe mu gihe kizaza. Reka rero Mwami nkubere igikoresho uyu mwanya, imbaraga z'umwijima ndazicyaha mu izina rya Yesu. Ndacyaha abadayimoni b'uburyo bwose. Hari imbaraga zitera abakozi bawe kugabanya cyangwa bakongera, hari imbaraga zitera abakozi bawe n'ubundi kwibagirwa ibyagakwiriye kugirira abantu bawe umumaro, ariko izo mbaraga ndazicyaha mu izina rya Yesu. Ndakubita abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubuhamya ushima yuko mvuga, mfite ubuhamya butandukanye, ariko ubuhamya ushima yuko buzakomeza abantu bawe, aba ari bwo wemera yuko mvuga kuri uyu munsi. Mwami Imana Nyiringabo rero, bana nanjye kandi ungirire ubuntu, imbabazi zawe zibane natwe twese mwanya turi bumare dutambutse ubuhamya, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko bimeze rero, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3, nsengera mu itorero rya ADEPR, paruwase ya Muhoza, itorero rya Muhoza ku rurembo rwa Muhoza, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umudiyakoni bundi, ariko ntabwo ariho navukiye. Njyewe navukiye mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rutsiro, murenge wa Ruhango. Bityo rero ntabwo navutse ndi umwadeperi, cyangwa se ntabwo nakuriye mu iri torero rya ADEPR, kuko njyewe iri torero rya ADEPR ntabwo nemeraga abapandekote, kuko nge naziraga abantu bo muri ADEPR, kuko aho twari dutuye hari abarokore bari bahatuye, ariko njyewe nkajya numva nabemera kubera yuko nabonaga ibyabo bihabanye n'ibyacu. Njyewe navukiye mu bagatolike, namenye ubwenge narabatijwe ku Gahanga nk'uko mu gatolika babatiza. Bityo rero namenye ubwenge, nzi yuko umuntu wese utari umugatolika atazajya mu ijuru, kuko twajyaga turirimba ngo kiliziya ni imwe itunganye gatolika, kandi noneho tukigishwa yuko idini y'ukuri cyangwa se kiliziya gatolika ariyo dini y'ukuri izajya mu ijuru. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu muri iyi minsi baheze mu madini ngo bave mu madini, va mu idini ujye mu itorero, kuko idini y'ukuri Yakobo yaranditse aravuga ngo niyita ku mfubyi n'abapfakazi, ikamenya imbabare mu mibabaro yabo. Ariko bimwe abantu bakunze kuvuga ngo twewe turi abapandekote, turi abadivaniste, turi abangirikane, turi abagatolika, ayo ni amadini. Ariko ayo madini niyo arimwo itorero rya Kristo. Ndi kubwira abantu rero ngo bave mu madini, ahubwo bajye mu itorero, Kristo ababone, aho kubonwa na pasteri, ahubwo Imana ikubone, aho kugira ngo mushumba kubone, nibura Imana abari yikubona. Hari korari yaririmbye ngo mbese ngo kumenywa ngo n'abakomeye ngo ntacyo byamara. Barangije bararirimba ngo kubwiriza neza ntacyo byamara, ngo ahubwo ngo hari icyo nyeneye, ngo hari icyo nyeneye, ngo nukumenya neza yuko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi umuririmbyi yararimbye aravuga ngo umwuka ahamagara abo mu isi yose kugira ngo bazabe ishyo rimwe,
umwungeri abe umwe. Ibi mvuga ntabwo ari iby'abanyarwanda gusa, nta nubwo ari iby'abanyafurika gusa, ahubwo ndabwira n'abari ku migabane yo hanze nk'Uburayi, Amerika, Oceania, n'ubundi mbabwira yuko bakwiriye kumenya neza yuko Imana yo mu ijuru izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, kandi igahembera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nibwo buryo rero nakuze ndi umugaturika, ariko mvukira mu muryango w'abantu batari bakishijwe, bagiraga imihango ya gipagane, baterekera, bakaraguza, barimitse za nyabingi, ariko mu by'ukuri tukabura amahoro muri icyo gihe, kuko abadayimoni batubuzaga amahoro, tukarwaragurika, ukabona umuntu arapfuye, ukabona Imana irongeye iramugaruye, nuko tubaho muri ubwo buzima bugoye. Mbwira n'abantu baruhiye mu mana zitaremye ijuru n'isi. Hari abantu barushye cyane muri iyi minsi, abantu bakumva yuko babonera amahoro mu bapfumu, mu bakonikoni, mu bacunyi, babonera amahoro mu bigirwamana bitari Imana. Mboneraho kubabwira yuko nta wundi utanga amahoro uretse Yesu wenyine. Nibwo buryo twari turushye, twirirwa tunywa imiti y'abapfumu, birirwa baturasaga indasago z'ahantu hatandukanye, ariko tukabura amahoro. Bityo rero igihe cyarageze, njya nkunda kubwira abantu ngo Satani burya rimwe na rimwe hari igihe akwereka ibyiza, ariko ukundi kuboko gufite inyundo yo kugukubita mu mutwe. Rimwe na rimwe wayakona ukabona ukoreye Satani, ukabona guhembye urupfu. Niyo mpamvu uzakona ukabona umuntu agiye gusambana, kumva ngo bamufatiye mu rugo rwa runaka, ngo none ngo bamwishe ngo ari gusambana, cyangwa se bakamwica ari kwiba iby'abandi. Ubwo rero Satani nta bihembo byiza atanga. Turimo tubwira abantu ngo bave kwa Satani baze kwa Yesu. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ndimo mbabwira imbaraga z'Imana. Satani yaje gufata mukuru wanjye, afite abana babiri, abaramwishe, amwica ndeba. Satani afata mushiki wanjye, abaramwishe ndeba. Satani abafashe papa, abamwishe nijoro, kandi yiriwe anywa inzoga ataha ari muzima, bucya mu gitondo tumushyingura. Kandi uko byari bimeze gutyo, ni ukuvuga ngo niko abapfumu baturyaga ibintu byinshi cyane, ariko tukarenga tukabura amahoro. Nibwo buryo rero igihe cyageze, nanjye ndavuga ngo reka nzane umugore, kuko icyo gihe nari umusore. Nzana umugore, ariko nyimara kuzana umugore nta mahoro twagiriye muri urwo rugo kubera kwimika Satani yo mu muryango. Nibwo buryo madamu yasamye inda ya mbere ivamo, asamiye ya kabiri ivamo, asamiye ya gatatu ivamo. Ariko igihe kiragera, noneho nanjye ngiye kubona mbona ba badayimoni barafashe. Noneho mu kufata, buriya nimvuga ubu buhamya, hari ibintu byinshi cyane umuntu aba akubiyemo, kuko ibintu byose ubivuza akantu ku kandi nta nubwo byanarangira. Ubuhamya bw'umuntu aba ari burebure cyane. Ubwo rero nibwo buryo naje gusara, ya Satani ineza gusara, n'ubundi mbaye umusazi. Ibintu rero twari dufite twarashyingirwanye byose ndabitwika, ibindi ndabimena. Icyo gihe nacururizaga ahantu bita ku Gakeri, aho mu karere ka Rutsiro. Ubwo noneho ibintu byose ndabitanga, nacuruzaga ibindi mbiteza amafaranga makeya. Ubwo noneho kuva icyo gihe nangira kurwana, nangira kujya njya gutwika amazu y'abandi. Nuko rimwe na rimwe kumboha, bakambohesha amasine. Buri umusazi bitewe n'imbaraga z'abadayimoni ziba ziri muri we, rimwe na rimwe za masine nkazikuraho. Ubwo noneho biba ngombwa yuko hari abarokore basengeye, abakozi b'Imana barasengera. Muri kwa kusengera, bikomeza kuba birebire cyane, ariko Imana ibabwira yuko nzakira. Igihe cyarageze rero, hashize nk'umwaka n'igice ndi umusazi, Imana irankiza. Ba barokore bahita bambwira bati rero ngwino mu nzu y'Imana, biriya mwamenyeye kubamo ngo muri Abagatulika, ngo n'ubundi ati ngwino mu nzu y'Imana
kuko imana yaravuze ko uzakira, none dore n'ubundi iragukijije nk'uko yabivuze, ngwino nawe uyikorere. Nibwo buryo rero nahise njya muri ADPR nakira agakiza. Madamu nawe abonye ukuntu imana inyujije nari umusazi, kuko nawe yari yarasubiye iwabo kubera gusara, ubwo nawe ahita yakira agakiza, nawe ahita akizwa. Ubwo rero twahise tujya mu itorero rya ADPR, duhita dutangira gukora umurimo w'Imana. Twinjira muri korali, tuba abaririmbyi, dukunda gusenga. Ubwo rero dukomeza gukorera Imana. Ntabwo byari byoroshye bene data, urumva nk'abantu baba bamaze igihe kinini turi mw'ubwo butayu, turi mw'ibyo bibazo. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu babona bahuye n'inzara, akajya kubeshya, yahura n'ubukene akajya guteka umutwe. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ahubwo ujye usenga Imana, kandi Imana ntabwo ibura uko igenza, ntabwo ijya ibura uko igenza, wige no kuyitegereza. Twahuye n'inzara, inzara iradukubita, tukabwirirwa tukaburara, tukabwirirwa tukaburara, iminsi 3 igashira nta kintu turiye. Twajya gusenga n'ubundi rimwe na rimwe tukabyuka nijoro nge na madamu tugasenga ngo Mana, nibura gira abantu ukoresha, dore abarokore barerekwa, kuko icyo gihe kwerekwa ntabwo nge nari nzi ngo umuntu yerekwa gutya. Buriya Imana iguha impano, ariko ntabwo kizwa ngo uyu munsi Imana iguha impano zayo. Ni ibintu bigira igihe cyabyo. Ntabwo nzi ngo umuntu yerekwa gutya, ntabwo nzi ngo Imana ivuga gutya. Noneho tugasenga ngo Mana, abarokore barerekwa, dore tugiye gusenga tumaze 3 tutarya. Nibura ugira abarokore wereka yuko hari abantu bagiye gupfa n'inzara, nibura badufashe, baduhereze n'ikiro cy'ibishyimbo, cyangwa wenda baduhereze na 500 tuyagure ikiro cy'ibijumba, nibura turebe yuko ubuzima bwakomeza. Tukajya gusenga. Hari umubyeyi mu cyumba twasengeragamo ku rusengero ahantu hitwa ku Karambo, niho nakirijwe. Noneho uwo mubyeyi yitwaga Dasira, noneho niwe wajyaga werekwa mu icyo cyumba. Noneho turi gusenga nkumva aravuze ngo hari ibintu Imana inyeretse. Mu mutima nkashima Imana, nkavuga ngo Mana ushimwe, kubera yuko wumvishe gusenga kwacu. Buriya bya bindi twasenze tubisengera nibyo agiye kuvuga, wenda badufashe, baduhereze na 500 cyangwa baduhereze n'ikiro cy'ibijumba. Noneho najya kumva nkumva yivugiye ibindi, ntabwo avuze bya bindi twasabye Imana. Akavuga iby'abakoze ibyaha, akavuga iby'abakoze, iby'abavuze abandi nabi. Noneho najya kubona nkabona ntabwo avuze ku byacu. Tugataha gutyo, nkavuga ni none se Mana ko iminsi ibaye 3 n'ubundi tutarya, ubu noneho turabigenza dute? Noneho madamu yari afite umwana yakonka akabura amashereka, umwana agatabaza. Madamu akande bakavuga ati none wa mugabo we, ubu turabigenza dute? Noneho naye nkamubwira none se turabigenza dute? Uragira ngo mbigenze ne ko nanjye nta kintu nifitiye. Urumva umuntu wacuruzaga, kandi mbabwire no mu muryango navutsemo, ni umuryango wari ufite amasambu menshi bahinga. Niyo hazaga igihe cy'inzara nibazaga ngo mbese inzara imera gute, ariko Imana yemera kutunyuza mw'iryo shuri kugira ngo twige, wenda no mu gihe Imana izatugirira ubuntu ikadutabara, tutazihenura ngo n'ubundi nitureba umuntu w'umukene tumusuzugure. Kuko buriya njya nkunda kubwira abantu, ntugasuzugure umuntu ngo umusuzugurire uko ari, kubera yuko uriya muntu burya nta ruhare yabigizemo kugira ngo amere kuriya. Naho yaba umureba ukabona ubwenge butuzuye, burya ubwenge ni Imana ibutanga, itaguhaye ubwenge nta hantu wabukura. Imana itugirire neza cyane. Nuko rero Imana ikomeza kudufasha, icyakora ikatugirira ubuntu. Uwo Dasira yagiraga ibiti by'isombe, akatubwira ati nimuze munyure mu rugo, muze kutuganiriza dutashye tuvuye mu masengesho. Twageriwe akabwira umudamu nti none se ntabwo urasoroma ku isombe? Noneho madamu nawe akavuga ati saho udukuye, n'ubundi inzara yari tumereye nabi. Madamu akagenda agasoroma isombe agasoroma nyinshi cyane akubiye ku nzara dufite. Noneho tukajyana za sombe tukazijya zonyine, nta kindi kintu cy'iruhande, rwose nta n'amavuta.
kubera igihe twari turimo, ariko tugashima Imana tukavuga ngo Mana ushimwe kuba uduhaye izi sombe, ubihererwe icyubahiro. Ubwo rero ubutaha twakomeze kubucamo cyane, bigera n'igihe noneho tugera mu bukene bw'imyenda. Igihe kiragera tubura n'imyenda yo kwambara mu by'ukuri, kandi dukorera Imana. Kandi iyo Imana iri kukwigisha, niyo ugiye gusaba akazi mu by'ukuri ntabwo wakabona. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ugiye kudepoza inshuro nyinshi, udepoza byanga, ukwiriye kumenya niba ari ikigaragazo, ukamenya niba se ari ishuri ry'Imana urimo. Kandi ibyo byose burya tubimenya kubwo gusenga. Ubwo rero njyewe twebwe ni ishuri Imana yari kutunyuzamo kugira ngo tumenye guca bugufi, wa muteto twari dufite utuvemo. Ubwo rero Imana yemera yuko ubukene butugeraho, inkweto zirasaza, imyenda nsigarana ipantaro imwe n'ishati imwe nkayambifura nijoro, ndajya gusenga, ndajya mu materaniro bugacya byanze kuma. Ubwo rero mu gitondo nkabyanika, nagira amahirwe nk'izuba ryavuye, rimwe na rimwe ishati yo ikuma, ipantaro ikanga kuma, kubera ukuntu yari imeze ikomeye. Noneho rero nkirinda kugendana n'abandi bakristo tugiye gusenga, kugira ngo batareba iyo pantaro ukuntu imeze, bakibaza impamvu imeze gutyo, kuko wasangaga yazanye amabara, yari ipantaro y'umutuku, ndayibuka y'itiriningi. Noneho nagera ku rusengero nkabona hari abantu, nkavuga ngo aba bantu batabona n'ubundi uko batabona iyi pantaro imeze gutya. Noneho nkaba nihagarariye, nabona abantu hanze, njyewe ba bantu bamara kuva hanze nkahita ngenda nihuta cyane, nkinjira mu rusengero, nkasasa agatambaro ka muswara ku ntebe, kugira ngo batabona intebe itose duhagurutse tugiye kuririmba, bakibaza impamvu. Noneho kugasasa bo bakagira ngo ni isuku, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ubwo butayu tubucamo ibintu biba birebire cyane. Cyakora igihe kiragera, Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu, tubona tangiye kugiduhereza ibyo kurya gake gakeya. Nuko nguko dukomerera mu buntu bw'Imana gutyo. Ntabwo intambara zabuze kubaho, ibintu byabaye birebire. Nkuko nababwiye, ubu buhamya kubuvuga nzajya mbutanga mu bice, ko mfite ubuhamya burebure cyane. Ubwo rero hari ubundi buhamya simbutse, nzabutanga mu gice cya kabiri. Ubuhamya bw'ukuntu hari aho nageze mbona ibibazo bimbanye byinshi, ndangije ndavuga ngo menya Imana itabaho. Ibi bintu bavuga ngo Imana ibaho ni ukubeshya. Nibagirwa yuko Imana ariyo yanyishije ndi umusazi. Ndangije njyewe, kuko nagiye kwiyahura ku Kivu, akarere ka Rutsiro gakora ku nkombe y'ikiyaga, nagiye kwiyahurira ku Kivu, ariko Imana ingarura mu buryo bukomeye cyane. Noneho ikindi gihe kiragera, mbona ibibazo bibaye byinshi cyane. Niho nahagaze ndavuga nti reka nuko Imana niba inyice, ndavuga nti rero wa Mana we, bajya bavuga ngo uri Imana, ngo ushobora byose, ariko barabeshya, nta Mana ibaho. Niba uri Imana iriho, njyewe ndakubwira, ngiye kukubwira, wa Mana we nawe usubize, uriho koko cyangwa abantu barabeshya? Noneho ntega amatwi ngira ngo numve ko ndumva ijwi rivuga ngo ndi Imana ndiho. Numva nta jwi numvije. Ndavuga ngo kutasubiza niba uriho cyangwa ntabwo uriho. Numva nta jwi numvije. Ndongera ndayibaza ngo uriho cyangwa ntabwo uriho. Numva nta jwi numvije. Ndangije ndavana niba unariho, uri imbwa, uri igicucu, uri ikigoryi, uri n'injiji. None Imana ndayituka mu buryo bwo kuyiyahuraho, nibura kugira ngo niba iriho yo inyice, ngewe nipfire kubera ibibazo nari impagazemo birenze ubwenge bwanjye. Nuko mbona ntacyo bitanze. Ubwo niho nahise mvuga nti rero, niba unariho, ikikwereka yuko ngewe nari imbwa nkawe, niwongera kumbona mu rusengero
uzamenye ko ndi imbwa nkawe. Kuva icyo gihe bari baransengeye ndi umudiyakoni. Nibwo nahise mva mu buntu bw'Imana, urusengero nduvamo ndagenda nibera umupagani rwose wa wundi wa pire. Ubwo rero aho nta handi ni ikindi gice cy'ubundi buhamya. Igihe cyarageze hashize igihe kirekire ndi umupagani narabivuyemo, Imana irongera iransanga ndarota. Imana irambwira ngo ongera usubire mu nzu yanjye. Ubwo rero cyakora Imana ishyiramo umutima wo kuyigarukira, Imana ndayigarukira, ndongera ngaruka mu nzu y'Imana. Ubwo ntangira gukorera Imana gutyo, ndongera asubira muri korari, ndongera asubira ku murimo w'Imana. Ukurumva ntibari kumpagarika ngo narasambanye, ni intege nkeya nari naragize, n'ubundi mva mu murimo w'Imana ndawuta. Ubwo noneho nkomeza gukora umurimo w'Imana. Muri kwa gukora umurimo w'Imana, ubwo igihe cyarageze Imana yo mu ijuru itangira kunyiyereka. N'ubundi umunsi umwe ndabyibuka turi gusenga, niho natangiye kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rirampamagara ngo Vedaste, Vedaste, Vedaste. Iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagukuye mu muryango w'abapagani ngo hagakiza. Iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagukijije uri umusazi. Iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wagutangiye ugiye kwiyahura. Iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wakugaruye ku murimo wanjye. Iryo jwi rirambwira ngo ni njyewe wavuganye nawe cya gihe muri za nzozi ngo garuka mu murimo wanjye. None ndashaka kukugira igikoreshwa, ukankorera umurimo wanjye nk'uko nahamagaye Pawulo agakora umurimo wanjye. Nanjye ndashaka kugira ngo uzankorere umurimo wo kumvugira ubutumwa bwiza, kandi nzabana nawe, nzakorana nawe. Iryo jwi rirambwira ngo nzaguha umugisha. Iryo jwi rirambwira ngo nzogeza izina ryawe, iburasirazuba bazamenya izina ryawe, n'iburengerazuba bamenye izina ryawe, intara y'amajyepfo n'amajyaruguru bazamenya izina ryawe, n'umujyi wa Kigali bazamenya izina ryawe, kandi no mu mahanga izina ryawe bazarimenya. Noneho iryo jwi rirambwira ngo nzaguha umugisha, kandi nzogeza izina ryawe, abantu bose bazakumenya. Noneho kubera yuko nakoreraga Imana ndi no mu butayu bukomeye cyane, numvishe iryo jwi ry'Imana rimbwiye gutyo, numva shimye Imana. Mpita ndeba ndavuga ngo buracya mu gitondo nabaye umuntu ukomeye cyane, buracya mu gitondo ndi umuntu udasanzwe. Noneho iryo jwi rirambwira ngo kugira ngo wemere yuko noneho ndi Imana ivuganye nawe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rya jambo nababwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Hari aho njyangera nkumva amavuta araje, hari aho njyangera nkumva hari izindi mbaraga zije, hari aho njyangera nkumva ibintu birahindutse. Noneho numva yuko buracya mu gitondo ndi umuntu udasanzwe, ndi umuntu w'ikirangirire. Iryo jwi rirambwira ati Vedaste we, ikimenyetso nguhaye cyuko ndi Imana ivuganye nawe, cyuko ndi Imana igiye gukorana nawe. Hari umuntu wabasha kumenya umwana uri mu nda y'umubyeyi? Noneho ndavuga ngo ntawe. Iryo jwi rirambwira ngo ikimenyetso cya mbere nguhaye. Buriya Imana yamereye ikimenyetso ku mudamu twasenganaga, turi mu cyumba cy'amasengesho. Uwo mudamu yitwa Christina. Noneho yari afite inda, turi gusenga ari ku wa gatatu. Noneho iryo jwi rirambwira ngo muri iki cyumweru uyu mubyeyi muhaye umwana w'umukobwa. Haleluya. Noneho mbivugira no mu cyumba. Buriya hari ukuntu abahanuzi bahanura ari abana, buriya abahanuzi habamo n'abahanuzi b'abana, hakabamo n'abahanuzi bakuru. Niko bimeze. Icyo gihe rero nari umuhanuzi w'umwana, nawe urabyumva. Mpita mvuga ngo Imana iravuze ngo uyu mubyeyi imuhaye umwana w'umukobwa. Mbivugira mu cyumba. Noneho maze kubivuga, icyumweru kitarashira agiye kwa muganga. Noneho tujya mu murimo w'Imana. Buriya mu karere ka Rutsiro, no kuvuga ngo
kugira ngo korari igere ku byuma bisaba gukora icyo bita ibyate cyangwa se ibiraka, bakajya kubaka amazu nka korari. Noneho tujya mu murimo wo guhinga turi mu cyate cya korari. Ngiye kubona mbona umusore, yari umusore icyo gihe ariko buno ni umugabo witwa Wiringiyimana, araje arambwiye ati Vedaste, ati wa mukobwa ati uzi yuko ngewe muteruyeho, ati mvuye kwa Kristina rwose wa mukobwa muteruyeho, ati umva, ati ni umwana mwiza cyane. Nuko numva nanjye noneho numva shimye Imana mu mutima, ndavuga ni Imana ushimwe, burya uri Imana iri gukorana nanjye. Bukeye kabiri hari undi mudamu witwa Foromena, noneho arambwira ati rero mfite ikibazo, nukunsengera nkareba yuko nazabyara, kuko rwose mfite ikibazo, iyi nda ndayifite, ariko kubera ukuntu numva imeze niba nzabyara umwana muzima ntabwo mbizi. Noneho ndimo senga, Imana irambwira ngo ibahaye umwana w'umuhungu. Noneho ndataha, maze gutaha hashize nk'ibyumweru nka 3 mura n'umugabo we, arambwira ati wa mwana w'umuhungu Imana yamuduhaye, ubu ngubu mvuye no kumugurira imyenda. Numva shimye Imana, ndavuga nti burya Mana uri muri njyewe. Haleluya. Nibwo buryo rero hashize iminsi mikeya Imana inyereka umuntu twigeze tubishuti, ari umupagani witwa Niyosenga, afite umudamu witwa Florida. Irambwira ngo uyu nguyu azabyara umwana w'umukobwa. Hashize nk'ukwezi nawe turahura, arambwira ngo umudamu yarabyaye. Ndabaza nti ndajijisha, ndavuga ngo ngo Imana yabahaye umuhungu se? Arambwira ati oya, ati ni umukobwa. Numva shimye Imana, ndavuga ni Imana ushimwe. Imana imbwira n'undi witwa Tasiyana, nawe yari yapfushije umugabo muri iyo minsi, amusigira inda, afite abana 3 b'abakobwa. Imana irambwira tumva, nari ndimo senga, Imana irambwira ngo igushumbishije umwana w'umuhungu. Hashize iminsi mikeya nawe ababyaye wa mwana w'umuhungu nk'uko Imana yabimbwiye. Imana imbwira ababyeyi bageze kuri 12, niho natangiye kwizera, ndavuga ngo iyi ni Imana. Buriya niyo ndi kubivuga gutya, mba ndi gusobanurira ba bantu bajya bibaza ngo izina nzayinambaho ryavuye he. Aho niho natangiye kujya mbonera ukuboko kw'Imana, noneho nkavuga ngo iyi Mana ikora ibitangaza nzayinambaho, iyi Mana imenya umwana uri mu nda nzayinambaho. Ubwo rero niho natangiye gukorera Imana gutyo, Imana ikajya imbwira n'ibindi nkabibona. Imana itangira kunkoresha, igihe kiragera Imana ibimpaye ubutumwa bwo kuzenguruka paruwasi. Icyo gihe paruwasi yacu yitwaga Gasovu, nuko mba ntangiye kuvuga ubutumwa nzenguruka iyo paruwasi ya Gasovu. Maze kuyizenguruka mereza ubundi butumwa bwa paruwasi ya Rundoyi duhana imbibi, twahanaga imbibi icyo gihe. Ndayizenguruka, maze kuyizenguruka mvuga ubutumwa, imereza ubutumwa bwa paruwasi yitwa Rugamba, nayo ndayizenguruka, maze kuyizenguruka imereza ubutumwa bwa paruwasi yitwa Bwiza, nayo ndayizenguruka yose mvuga ubutumwa. Maze kuyizenguruka imereza ubutumwa bwa paruwasi Gihinga, nayo ndayizenguruka imereza ubutumwa bwa paruwasi yitwaga Muyira, ndayizenguruka. Ubwo noneho mbaye umuvugabutumwa, noneho umaze kumenyera, cyangwa se umuvugabutumwa umaze kubimenyera. Ubwo noneho Imana itangira kujya inkuza gutyo, ntangira kwaguka mu buryo bw'ivugabutumwa. Ubwo rero nibwo buryo twakoreye Imana. Abantu bazi yuko gukorera Imana nta ntambara zibamo, ariko iyo ukorera Imana Satani arakwataka akakugabaho ibitero. Mbonereho no kubwira abantu barimo bakorera Imana, bajya kubona bakabona barahura n'intambara, bakibaza batari ko se izi ntambara duhura nazo, kandi Imana ikavugana natwe tukabona ibimenyetso n'ibihamya by'uko Imana iri kumwe natwe. Ibi ni ibiki? Ni ngombwa kugira ngo intambara uhure nazo, kuko izo ntambara nizo zituma waguka, izo ntambara nizo zituma ukura ukagera ku rundi rugero utakagombye kugeraho. Ubwo rero Imana idufashe, kandi njya nkunda kubwira abantu ngo ibintu byose bidusaba gutegereza. Imana yavuganye nawe, ariko ni ngombwa kugira ngo igucishe muri izo ntambara. Numara kunyura muri izo ntambara zizaba ubuhamya
ejo hazaza abantu bajye bamenya neza yuko Imana ibasha gukura umuntu kure. Ubwo rero nibwo buryo nakomeje gukorera Imana gutyo, Imana ivugana nanjye, Imana ikorana nanjye rwose, abantu bakaza nkabasengera bagakira, rimwe na rimwe Imana ikamishurira iby'abantu, nuko gutyo Imana ikoresha abantu mu buryo butangaje. Ngo rero igihe Imana ikajya imbwira ngo nzakwimura muri aka karere ka Musanze ngo tuze ahandi, ka Rutsiro ngo tuze ahandi, noneho yabanje bimbwira ngo nzakwimura ariko nimbwira ahantu izanyimurira. Noneho rero rimwe turi gusengera ahantu hitwa Igihinga, ni mu karere ka Rutsiro, hari umuhanuzi wari uyoboye amasengesho, bari bantumiye kuba umushyitsi, maze kubwiriza, maze kuvuga ubutumwa bwiza. Wa muntu wari uyoboye amasengesho yari umuhanuzi, yitwa Patrick, araza aramanurira ati Uwiteka Imana mvuganye nawe ngo nzakwimura muri aka karere, nzagutuza i Musanze. Noneho niho namenye ahantu Imana izanyimurira. Ubwo nkomeza kubaho ngaho, nzi ko nzatura i Musanze, ariko i Musanze ntabwo nari imazi, ntabwo nari nzi n'icyerekezo cyaho. Noneho biba ngombwa yuko hari umukozi w'Imana waje gutura i Musanze. Uwo mukozi w'Imana yitwa Tarisisi, nawe ni umuvugabutumwa. Noneho biba ngombwa yuko musura, nibwo bwa mbere nari ngeze i Musanze. Noneho namusuye ndyamye ari nijoro, numva ijwi ry'Imana riramamagaye ngo Vedaste. Nanjye nditaba nti karame. Iryo jwi ry'Imana rirambwira ngo dore naje kukwereka ahantu nzagutuza. Iryo jwi ry'Imana rirambwira ngo dore hano Musanze niho uzatura. Noneho iryo jwi ry'Imana rimaze kumbwira ngo nzatura i Musanze, nubwo nahise mbyandika, menya yuko nzatura i Musanze. Ubwo none ndi kuva i Musanze nkaza i Kigali, ubwo nabyo bizaza, ubwo ni mu gihe cyabyo. Noneho rero ntabwo byaciriye aho ngaho, igihe cyarageze, isezerano ndaririnda, nkorera Imana, ariko duca mu ntambara zitandukanye. Izi ntambara ndimo ngenda mbabwira sinzivugeho, ubwo ninanga ubuhamya mu kindi gihe nzazibabwira. Ubwo noneho igihe kiragera, Covid iraza. Covid imaze kuza, nibwo ko Covid yaje ngewe nkituye mu Rutsiro. Noneho rero Covid ije, isengero barazifunga. Bamaze gufunga isengero, noneho biba ngombwa yuko twabaye aho ngaho dukomeza gusenga, aho umuntu aragasenga. Mbonereho no kubwira abantu ngo burya iyo ubanye n'Imana neza, Imana ijye guhishurira n'ibihishwe. Ndabyibuka ariko wa gatanu niho Imana yasanze, muri icyo gitondo nari ngiye kujya muri Nibature. Noneho Imana irambwira ngo hari ikintu kigiye kuza, kigiye kuba inzaduka, gihagarika ibintu byose. Ngiye kubona mbona imodoka zahagaze, mbona amashuri yahagaze, mbona ibintu byose byahagaze. Ndibaza ngo iki kintu ni igiki gishobora kuza kigahagarika ibi bintu byose. Hari kuwa gatanu, ngiye kumva numva kuwa gatandatu nimugoroba itangazo rya minisitiri riratambutse ngo amashuri arahagaze, isengero zirahagaze. Numva ntangariye Imana, ndavuga ni Imana, kubana nawe ni byiza no kwiteganyiriza. Nibwo ku cyumweru ntabwo twateranye, nirirwa senga, ndi kuyibaza ngo Mana ibi bintu ni ibiki. Imana irambwira ngo humura mwana wanjye, nzakurinda. Covid izahitana bamwe, Covid izaba ikibazo ku bantu benshi b'abakristo, ariko wowe nzakurinda. Igihe cyarageze rero, Covid ni koko yabangamiye umuntu wese, ntawe itabayeho ikibazo, ariko nk'uko Imana yarambwiye ati nzakurinda, yarandinze. Igihe kiragera, isengero zirafungurwa. Urusengero rwa mbere nateraniyemo, naje gusura umuntu wari waje hariya, umuntu w'inshuti yanjye wari waje utuye hariya muri Vunga. Noneho biba ngombwa yuko nza kumusura. Ndi gutaha
biba ngombwa yuko neranira hariya kumuhoza kuko insengero z'iwacu zo zari zitarafungurwa. Noneho neraniye kumuhoza hariya nababwiye ngo niho sengera. Ndi mu rusengero, nirwo rusengero rwa mbere nateraniyemo kuva bakingura isengero zari zarafunzwe na Covid. Ndi mu urwo rusengero numva ryajwi rirongera riramamagaye ngo Vedaste Vedaste Vedaste. Urusengero rwa mbere uteraniyemo kuvaho isengero zikinguriwe nirwo rusengero uzajya usengeramo. Ahangaha niho hazaba itorero ryawe uzakoreraho umurimo wanjye. Ubwo naratashye menya yuko urusengero nzasengeraho ari kumuhoza. Noneho rero igihe cyarageze biba ngombwa yuko Imana imbwira ngo haguruka uve mu Rutsiro ujye gutura i Musanze kuko nshaka yuko uzankorera nugera i Musanze uzajya ujya i Kigali bikoroheye, kandi ndashaka kugukoresha kugira ngo ubutumwa buri muri wowe cyangwa se nzashyira muri wowe bugere hirya no hino ku batuye iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Nibwo buryo bujya kwimuka biragora bene data. Nashatse kujijinganya ndavuga ni Imana nibura buretse manze nisuganye, manze ngira ukuntu nitegura. Imana iba inumyeho umuntu arambwira ngo Imana yambwiye ngo nutimuka n'ubundi nk'uko Imana iri kukubwira uzimuka washyinguye umwana. Naragiye njya gusenga, njya kuri Kanyarira, ndavuga nti ntabwo nakwimuka nabanje gusengera ibi bintu ngo menye niba ari Imana ivuze. Naragiye mamara iminsi 4 ndi gusenga sengera Imana kugira ngo menye yuko niba ari iri kunyimura cyangwa niba atariyo. Ntabwo umuntu apfa guhaguruka atabanje kubona ibihamya by'uko Imana ivuganye nawe. Ku munsi wa 4 niho n'ubundi naje kurota inzozi, ndota ndi kumwe n'umushumba w'itorero n'ubundi atuye Musanze, yitwa Baganishuri Jean Pierre, ayoboye paruwasi ya Bigogwe. Ngiye kubona mbona ngo turi kumwe, turi kujyana i Musanze ngo twihuta, ngo ndi kubwira abantu ngo bye bye, ngo mbasezeyeho ngo ngiye Musanze. Noneho ubwo rero numva ijwi riragarutse ngo wijijinganya, numva ijwi rirambwiye ngo nugeza tariki niyi ukiri muri aka karere uzava muri aka karere washyinguye. Umudamu naratashye, madama ambwira inzozi yarose, numva ibintu ntibyoroshye. Noneho ngiye kubona mbona ibimenyetso birenga kimwe byuko tugiye gupfusha tukimuka twapfushije. Nibwo nahise mvuga ni rero ntabwo shaka kugenda n'ubundi nakubiswe inkoni, mpita nimuka, turimuka gutyo. Ubwo Imana ibana natwe tugera i Musanze nk'uko tuhatuye buno. Tugeze i Musanze Imana yabanye natwe na n'uyu munsi iracyari kumwe natwe. Ubwo rero nyigera i Musanze nagiye ku rusengero rwaho Imana yari yambwiye, ariko nanone subiye inyuma gatoya nongeye gufata andi masengesho y'iminsi 3 nyafata ndi kumwe n'abandi bantu. None ndi muri ya masengesho y'iminsi 3 tuyashoje ku munsi wa 3 niho naje kurota inzozi. Nari ndi kwibaza ngo Mana koko nzateranira hariya kumuhoza, kuko ngiye naye nabwiye Imana ndavuga ngo Mana shaka kujya nteranira ku gasengero gafite abantu bakeya, agasengero gatoya gafite abantu bakeya, kuko urusengero rufite abantu benshi nagiye mbona ahantu ku maparuwasi yeshi nkabona hakunda kubinambara n'ibibazo byinshi. Mbwira Imana ngo Mana wazanjanye ahantu hateranira abantu bakeya akaba ariho njya nteranira. Nsoje ayo masengesho y'iminsi 3 niho narose inzozi ndota ndi kumuhoza ngo ndi gukora umurimo w'Imana, ngo mbona ngo hari abantu benshi cyane turi gukorana umurimo w'Imana. Ubwo nahise mvuga ni nta kindi kimenyetso saba, ngiye gukorera umurimo w'Imana kumuhoza. Ubwo rero naragiye, tumaze kwimuka tukaya dusengera kumuhoza, tugasenga njye n'umudamu, nuko gutyo biba ngombwa yuko igihe cyarageze tujya kuzana rekomandasiyo itwimura twimukira kumuhoza. Nuko ariko muri kamere yanjye ntago njya nkunda kwimenyekanisha ngo abantu bamenye ngo runaka ameze gutya ngo uyu muntu ameze gutya, oya. Ubwo tumera nk'abantu batazwi cyangwa se abantu
batamenyekana cyane, ariko dusenga Imana ivugana natwe. Ariko igihe kiragera Imana ishima yuko ituvana hahandi idushyira aho tumenyekana nk'abakozi b'Imana. Nibwo buryo rero turi aha ngaha twamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bo hirya no hino bamenye neza yuko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu itamugeza. Uwari umusazi rero ni Evangeliste Munyarubuga Vedaste Nzayinambaho, ni umuhanuzi n'ubundi ukorera Imana, wari ugiye kwiyahura mu Kivu, ubu ngubu aracyariho arakorera Imana, kandi uwari utuye mu cyaro hahandi abantu bajya bavuga ngo ntabwo najya gutura mu cyaro. Buriya hari akantu mperutse gukurikirana kuri telefone kagiye gakunda kugenda kuri WhatsApp, n'umupasiteri wigishije aravuga ngo mperutse kubona ngo mperutse kugira ngo mu iteraniro ngo ngiye kumva numva ngo umuntu ngo aravuze ngo ab'Imana yakuye mu cyaro ngo haleluya, ngo ab'Imana yakuye mu cyaro ngo nimutere haleluya, ngo ab'Imana yateye ngo yakuye mu cyaro ngo nimutere haleluya. Ngo ndamwitegereza ngo ndavuga ngo bose ushatse kuvuga iki? Ngo ubwo se ngo mu cyaro ngo ko ariyo ba nyoko bari, ngo ko ariyo baso bari, ngo ko ariyo babyara bawe bari, ngo ubwo se ngo twebwe dutuye mu cyaro ngo turi abadayimoni? Oya, ndashaka kwerekana kubwira abantu bose yuko aho waba uri hose, waba uri mu cyaro, uri umuntu Imana yaremye, uri umuntu Imana iha agaciro. Waba utuye mu mujyi, uri umuntu Imana iha agaciro. Ahubwo icy'ingenzi nuko aho turi hose twubaha Imana. Kandi ikindi nakubwira, yego nanone ibintu birarutanwa, iyo Imana igukuye mu cyaro nabwo ni irindi peti ibiguhaye, kuko nanone nta muntu ndabona uvuye mu mujyi ngo yimukire mu cyaro atari ubuzima bwamucanze. Buriya ntabwo nava i Musanze, nepo ntabwo nava i Musanze ngo subire hariya nimutse, ahubwo nazi Kigali. Kimwe nuko ntabwo nava hano i Kigali ngo subire i Musanze, kuko imijyi nayo irarutanwa bitancanze, ahubwo nava hano nkajya gutura mu Burayi. Ubwo rero nuvuga ngo burya umujyi ni mwiza cyane. Nabo twakoranye umurimo w'Imana mujye musenga Imana muyibwire ngo Mana natwe uzatwimure utuvane hano mu cyaro utujyane mu mujyi. Ni byiza cyane nuko uva mu bwiza tujya mu bundi, ariko n'abari mu cyaro Imana irabazi. Imana ibaha umugisha. Buro nifuje kubasangiza ko ubu buhamya, ubundi Imana ibaha umugisha. N'ubuhamya numvishe nababwira. Murakoze cyane. Nimba usubikiye aho ngaho dutegereje iki cya kabiri, kugira ngo utangereza telefone nk'ibisanzwe ubundi usengera abantu b'Imana. Ya, murakoze cyane. Nimero di telefone MTN 0785454236 0785454236 Tigo 0723402369 0723402369. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twabura kugushimira yuko ubanye natwe turimo dutambutsa ubu buhamya. Hari abantu benshi bajyaga bibaza bati ariko uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu yavuye he? Uyu muntu ko tubona atubwira iby'ubuhanuzi, tubona atwigisha ijambo ry'Imana, amateka ye ameze ate? Ariko ushimye yuko dutambutsa ubuhamya bwaho watuvanye, bwaho wadukuye. Mwami turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero nyemerera abantu bawe bagiye gukurikirana ubu buhamya. Hari abafite abana bafite ikibazo nk'uko natwe twari tumeze, Mwami Imana ndi umusazi. Hari abandi bafite ibibazo by'inzara nk'iyo twanyuzemo. Hari abandi bafite ibibazo by'ubukene nk'ubwo bwose twanyuzemo. Hari abafite ibibazo byo guhomba nk'uko natwe twahombye, Mwami Imana Nyiringabo, tugasigara n'ubundi byaducanze kandi tutari tubuze ibyo kurya. Ariko turasenze kugira ngo ukurikirana ubu buhamya umwongerere kwizera, amenye neza yuko igihe gikwiriye uzahindura amateka, kandi Mwami Imana Nyiringabo agire kwizera yuko uri Imana izabasha gukora imirimo n'ibitangaza abantu bagatangara. Warambwiraga ngo
isi yose ngo izamenya izina Vedaste, nkavuga ngo menya iri jwi ritavuye ku Mana, ukambwira ngo izina Vedaste rizamenyekana mu gihugu hose, nkavuga ngo menya iri jwi ritavuye ku Mana. Ariko ndagushimye kuko nta jambo uvuga ngo rihere. Haleluya. Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe. Uwiteka we ndagushimye Mana. Erega Uwiteka Imana Nyiringabo, nibutse bwa butayu bukomeye wanyujijemo, ariko Mwami Imana Nyiringabo ngushimiye aho ubaye ugejeje ukora icyizere cy'uko Mwami n'ibyo utarakora uzabikora. Mwami Imana Nyiringabo ngushimiye abantu bawe bagiye gukurikirana ubu buhamya, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ni ukuri ibisigaye Mwami Umwuka Wera agenderere imitima y'abantu bawe kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza icyo bashakaho, abari bananiwe n'abacitse intege n'abari mu mwijima nk'uko natwe twari turi mu mwijima duheze mu rungabangabo turushye tunaniwe. Mwami Imana Nyiringabo bizere yuko ari wowe utanga amahoro, bizere yuko ari wowe utanga umugisha, bizere yuko ari wowe wamenyekanisha abantu, kandi na babandi bari gushaka kugira ngo bahitinga bamenyekane bagashaka kwirwanirira, bamenye neza yuko atari wowe umenyekanishije umuntu ntiyabasha kumenyekana, umuntu ntacyo yabasha kugeraho. Kandi Mwami nabo wagiye umenyekanisha bere kwiyogeza, ahubwo bamamaza izina ryawe, kuko Mwami Imana Nyiringabo ntabwo naje kwiyamamaza ahangaha, ahubwo ndamamaza Kristo wakoze ibyo byose, mvuga ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Ngaho rero Mwami Imana Nyiringabo, reka agakiza kawe karenge imbibi z'u Rwanda, kagere mu Burayi, kagere muri Amerika, kagere muri Aziya, kagere ku isi yose, abantu bawe bakumenye, abantu bawe bagukorere. Kandi Mwami nk'uko Paulo yavuze ubutumwa bwiza abantu 3,000 bagakizwa, Mwami mu gihe cyose ndi imbere ya kamera, yaba ubuhamya yaba ubutumwa bujye buhindura benshi, kandi Mwami Imana Nyiringabo abantu bawe barusheho kugukunda no kugukorera, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Reka rero abantu bawe barusheho Mwami Imana yacu kwizera izina ryawe, nanjye mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen.